nongeye kugusoza nshuti muvandimwe ubona umwami Yesu Kristo ubane nawe. Ino mwanya ku ijambo ry'Imana ngiye muri kumwe ndi mwene so Shami S Mike. Tugiye kuganira uyu munsi ku magambo y'Imana afite insanganyamatsiko ivuga ngo irebere mu byanditswe. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, turakunezereye yuko nyego dawe n'amahirwe yo kuvuga ijambo ryawe zinagenera habe icyubahiro. Duciye kugira ngo ushyirwe hejuru, uridusobanurire kandi uduhe kumvira rika ryawe rivugana natwe, uduhe no kuryumvira mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigana amagambo kuko nyamaze kubibabwira afite insanganyamatsiko ivuga ngo irebere mu byanditswe. Turaza kujyana muri Yohana ibice 7 umurongo wa 52. Hari amagambo avuga ngo baramusubiza bati, mbega nawe waturutse i Galilaya? Irebere mu byanditswe urasanga kare nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Turasubiramo, baramusubiza bati, mbega nawe waturutse i Galilaya? Irebere mu byanditswe urasanga kare nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Aha ni Nikodemu ubwo yari ari imbere y'abafarisayo akababwira ngo ariko bagura uburyo amategeko atemera ko bacira urubanza Yesu batabanje kumwumva, ariko none baramubwira ngo mbega nawe waturutse i Galilaya? Irebere mu byanditswe urasanga kare nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Bamurangiye kujya mu byanditswe kugira ngo abashe gusobanukirwa n'ukuri kubirimo. Ese ni ukubera iki bamurangiye mu byanditswe? Tugiye kwisuzuma iki cyigisho tubona akamaro ko kwiga ibyanditswe byera, tubone n'impamvu tugomba kubyiga twebwe ubwacu. Turaza nanone kujya mu byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa cya 17. Turaza kubona igitekerezo cyiza dufite muri Bibiliya cy'abantu bireberaga mu byanditswe. Turabese ngo bajyagamo kugira ngo bigende bite. Ku byakozwe n'intumwa cya 17 ku murongo tuhera ku murongo wa 10, amagambo avuga ngo abiberoya nabo babirukana. Umurongo wa 10 ngo uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu sinagogi y'Abayuda 11, ariko abo bari beza kuruta b'i Tesalonike kuko bakenye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Aba bantu ngo bari beza kurusha b'i Tesalonike kuko bakenye ijambo ry'Imana umutima ukunze, ngo bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Turasomye ngo bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Impamvu y'ingenzi itujyana kujya mu byanditswe cyangwa se yajyanaga abantu biberewe kujya mu byanditswe no kugira ngo barebe neza iby'intumwa zababwiye niba ari iby'ukuri koko. Iyi mpamvu rero nanjye njye nawe turayikeneye. Dukeneye kujya mu byanditswe kugira ngo tubanze turebe ngo ibintu twigisha se ni ukuri, kugira ngo tumenye neza nimba ibyo twigishwa ari iby'ukuri koko. Abantu rero biberewe ni igitekerezo dufite muri Bibiliya, icyitegererezo cyiza rwose cy'abantu bamaraga kwigishwa, ariko nyuma yo kwigishwa ntibatuze ngo bagende bavuga ngo ibyo twigishijwe ni ibyo ngibyo, ahubwo bakigira mu byanditswe kugira ngo babashe kumenya neza nimba ibyo babwiwe ari iby'ukuri koko. Tumaze kureba by'abantu biberewe, ndifuza ko tujyana mu gitabo cyitwa The Great Controversy, ni kuri page 120. Hari irarika turimo turakuruza tureba ngo ese ni ukubera iki njye nawe dukeneye kwiga ibyanditswe byera? Ni ukubera iki dukeneye kubyigira atari ukubyigishwa? Kubyigishwa yego nabyo ni byiza kuko bitwungura inama z'ibyo tutabashije kwigira, ariko se kuki tugomba kureba ngo ese ibintu twize byo bimeze bite? Ese byaba ari ukuri tugiye mu byanditswe? Hano kuri page 120 bananditse ngo agakiza k'umuntu kari mu maboko ye kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Dasubiramo no magambo, agakiza k'umuntu kari mu maboko ye kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Yego rwose niko bimeze, agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Umuntu ubwe niwe ushobora kwihitiramo. Twamaze kwigishishwa kivuga mu mahitamo abiri kandi tubona ko inzira ziri imbere yacu ni ebyiri, ariko twe twihitiramo. Uriya tuwe mu agakiza k'umuntu kari mu maboko ye kandi ubwe, ntabwo avuze ngo undi muntu azamureberamo, kandi ubwe agomba kwishakashakira mu byanditswe byera. Reka rero Imana ibidushoboze. Hasi baratwandikiye ngo inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera. Inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera, ngo maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye. Ngo buri munsi dukwiye kwigana bibiri umwete, tugashyira ku gipimo buri ngingo kandi tukagereranya umurongo ku murongo. Dufashijwe n'Imana ubwacu tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Hano batugemo ikintu cyiza twiye ngo inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo. Yohana 17:17 haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ngo rero inshingano y'ibanze kuri njye nawe ngo niyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera. Hano twandikira ngo buri munsi dukwiriye kwigana bibiri umwete,
atari kwiga Bibiliya gusa, ahubwo ari kwigana umwete, ngo kandi ngo dufashijwe n'Imana ubwacu tuziyungamo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Hano muri aya magambo tubonyemo ikintu gikomeye, tubonye yuko imbere ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Niyo mpamvu tugomba kujya mu byanditswe byera tukiyungamo ibitekerezo bitandukanye kugira ngo tubashe gukuramo ibintu bizadufasha mu rugendo rwacu nk'uko ubwacu ari twe tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. None turakibaza cya kibazo, kuki ari twebwe ubwacu, kuki ari njyewe nawe dukwiriye kujya mu byanditswe byera tukiyunguramo inama zivamo? Kuki ari njyewe nawe tukwiye kubyikorera? Kuki tutagomba kuvuga ngo reka tuzakorwe n'abandi se, reka se tuzabanze kumva icyo abandi babivugaho? Kuki ari njyewe dukeneye kumva cyangwa se kujya mu byanditswe kugira ngo twireberemo, turebe neza icyo Imana itubwira? Kuri paje 119 baranditse ngo nyamara nubwo ibyanditswe byera byuzuyemo imiburo ijyanye no kwirinda abigisha b'ibinyoma, abantu benshi biteguye kurindisha ubugingo bwabo abakuru b'idini. Ibi bintu nibyo, abantu benshi bashobora gutahana ibyigisho byo ku rusengero, akazongera kubera Bibiliya ku munsi runaka asengaho ari uko asubiye ku rusengero. Ngo muri iki gihe ibihumbi byinshi bavuga ko ari abanyedini cyangwa se bavuga ko ari abantu bajya mu nsengero basenga Imana, ngo ntibashobora gutanga impamvu n'imwe y'ukwizera kwabo usibye ibyo bigishwe n'abayobozi b'idini yabo. Aratubwira ngo muri iki gihe ibihumbi byinshi bajya bavuga ko bizera cyangwa se bavuga ko ari abanyedini, ngo ntibashobora gutanga impamvu n'imwe y'ukwizera kwabo. Ugasanga dufite kwizera, twizera ibintu runaka, ariko nta mpamvu n'imwe twabonera mu byanditswe byera ngo usibye ibyo bigishwe n'abayobozi b'idini yabo. Ugasanga tuvuga ngo wenda pasiteri kanaka yaravuze ngo, umubwiriza runaka yaravuze ngo, tutazi ngo ibi bintu se yavuze ni iby'ukuri mu byanditswe byera se tugiye mu byanditswe byera twabisangamo. Hano bahise batubaza ikibazo rero, ngo ariko se abo babwiriza bo ntibakwibeshya? Igisubizo ni yego, abo babwiriza nabo bashobora kwibeshya. Noneho ngo ni mu buhe buryo twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana yatweka ko ari abatwaramucyo koko? Dusubiremo ano magambo, ngo ariko se abo babwiriza bo ntibakwibeshya? Ni mu buhe buryo ki twakwiringira ubuyobozi bwabo uretse ijambo ry'Imana ryatwereka ko ari abatwaramucyo koko? Ababwiriza nabo bashobora kwibeshya, bashobora gusoma cyangwa se bashobora kuzana inyigisho zidahuye n'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu abibereho nk'uko twabibonye bashakashakaga mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Yego twabwirijwe ni byiza, ariko se twishakashakira mu byanditswe kugira ngo tumenye neza ko ibyo twabwiwe ari iby'ukuri koko. Hano rero hari umuntu utugira ikibazo, ese ko njya niga Bibiliya wenda nkasanga ari ibyo ntari kumvamo, ese byagenda bite? Mu ntambara muri iki gitabo cyitwa The Great Controversy, paje 371, The Great Controversy, paje 371, baranditse ngo umuntu wese wiga ijambo ry'Imana afite umutima usenga ntazabura kurisobanukirwa. Aya magambo anejeje cyane. Umuntu wese wiga ijambo ry'Imana ariko afite umutima usenga ntazabura kurisobanukirwa. Umucyo w'ukuri uzavira umuntu wese ufite umutima utaryarya. Umucyo w'ukuri, umucyo w'ijambo ry'Imana ngo uzavira umuntu wese ufite umutima utaryarya. Umuntu wiga ijambo ry'Imana asenga aciye bugufi ngo kandi afite umutima utaryarya. Tugarutse inyuma kuri paje 370, hari amagambo avuga ngo igihe cyose kwiga Bibiliya kutabanjirijwe no gusenga. Tugiye kureba impamvu nkuko dusomye ngo umuntu wese wiga ijambo ry'Imana afite umutima usenga. Ni uko tugomba kwiga Bibiliya ariko twabanje gusenga. Batubwiye ngo igihe cyose kwiga Bibiliya kutabanjirijwe no gusenga, umutima wo kwicisha bugufi, kwiyoroshya, amagambo yumvikana n'ayoroheje ndetse n'atumvikana azamburwa ubusobanuro bwayo nyakuri. Tubonyemo ibintu tugomba gukora mbere yuko twiga Bibiliya. Ngo tugomba gusenga, tugira umutima wo kwicisha bugufi, tukaniyoroshya kugira ngo amagambo yumvikana n'ayoroheje ndetse n'atumvikana atangurwe ubusobanuro bwayo. Ubwo bisobanuye ko igihe tuzaba tutishije bugufi, tutasenze, tutiyoroheje kugira twumve icyo Imana itubwira, ngo amagambo yumvikana n'ayoroheje ndetse n'atumvikana azamburwa ubusobanuro bwayo nyakuri. Rero ni irarika rikomeye cyane. Iki tuvuga ko tugomba kwiga Bibiliya ariko twabanje gusenga. Rero Imana ibidushoboza twabanza kubona impamvu tugomba kwiga Bibiliya, kugira ngo tubanze tunamenye ngo ese ibintu twizera kuko byaba bifite ishingiro mu byanditswe byera. Twasomye ngo abantu ibihumbi byinshi basanzwe bajya gusenga, basanzwe rwose ari abantu b'abanyedini, ntibashobora gutanga impamvu n'imwe y'ukwizera kwabo. Kuko si umuntu wenda akabaza kuki mukora ikintu runaka, akaba atarafasha gusobanurira ngo akubwire ngo impamvu tugikora nuko tugisoma muri ino Bibiliya, impamvu tugikora nuko dusoma ahantu runaka. Iki gitabo nakunda kubyifashisha cyane kuko kuri paji 376 igitabo cyitwa The Great Controversy cyangwa se igitabo cyitwa Intambara ikomeye mu Kinyarwanda. Kuri paji 376 baratwandikiye ngo nta n'umwe washobora kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atasenze. Anaho turi kwigira akamaro ko gusenga, ngo nta n'umwe wabasha kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atasenze. Ngo cyane cyane twinginga Uwiteka tumusaba ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo rye.
ngiyi mpamvu ya kabiri tugomba kwiga dusenga. Tugomba kwiga Bibiliya dusaba kugira ngo Imana iduhe ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ryayo, ngo muri ryo nimwo duhishurirwa imitego y'umushukanyi hamwe n'uburyo bwo kumutsinda. Mu ijambo ry'Imana nibwo tubasha guhishurirwa imitego y'umushukanyi, imitego ya Satani nibwo ibasha guhishura, ngo kandi tugahabwa n'imbaraga yo kumutsinda. Ngo Satani ni umuhanga gukoresha ibyanditswe byera. Satani ni umuhanga rwose. Abazashaka gusoma abazashaka kubona uburyo Satani ari umuhanga mu gukoresha ibyanditswe byera, bazarebe muri Luka igice cya 4, muzabona uburyo Yesu yagejeje Satani amubwira ngo kora iki ajye kuye mu byanditswe byera, ariko agasanga Yesu yarasomye, yari afite ibindi byanditswe yasomye bibasha gushyigikira neza uruhande ahagazemo. Ngo rero Satani ntabwo yigeze abasha gutsinda Yesu. Hano rero baratubwiye ngo Satani ni umuhanga mu gukoresha ibyanditswe byera, aha ubusobanuro yihimbiye ku mirongo yizera ko yadusitaza. Satani rero afata ubusobanuro yihimbiye akabushyira ku mirongo yizera ko iyo mirongo yagira ute yadusitaza. Dukwiye kwiga Bibiliya twicishije bugufi mu mitima, ibi twabibonye. Dukwiye kwiga Bibiliya twicishije bugufi mu mitima, tutagira akanya na gato ko guhuga, ko kwishingikiriza ku Mana. Nubwo dukwiye guhora twirinda imitego ya Satani, dukwiye no gukomeza gusenga na kwizera, tugira duti ntuduhane mu bitwoshye. Aya ni amagambo dusomye mu gitabo. Aratubwiye ngo Satani ni umuhanga cyane mu gukoresha ibyanditswe byera. Ubwo natwe mu gihe twiga ibyanditswe byera tugomba kujya twirinda cyane, tugasenga dusaba Imana kugira duhe ubwenge bwo kwisobanukirwa, kandi tugakomeza gusenga tugira ngo tuti ntuduhane mu bitwoshye, kugira ngo igihe twiga ijambo ry'Imana Satani atabasha kutuyoberezamo, kandi twamenye ko umuntu wese wiga ijambo ry'Imana afite umutima wicishije bugufi ntazabura kurisobanukirwa. Tugana ku musozo, tugiye nanone kureba inshingano y'ibanze y'ijambo ry'Imana. Tubikeneye ibintu tumaze kureba nuko mu ijambo ry'Imana twiye kugira mu twebwe bwacu tuzabashe gushyira ibyiringiro byacu mu bapasitoro, mu bandi bantu batwigisha. Yego kutwigisha ni byiza, ariko twanza no kureba se ibintu twigisha kuko bivuye mu byanditswe. Icyisho cyavuga ngo irebere mu byanditswe. Twasomye yuko umugabo bita Nikodemu baramubwiye ngo wowe irebere mu byanditswe, urasanga nta muntu uturuka i Galilaya. Ni ijambo bamubwiye, kandi iryo jambo ni titire nayo icyisho cyacu, rivuga ngo irebere hehe mu byanditswe. Dusoza rero tugiye kureba inshingano y'ibanze y'ibyanditswe byera, inshingano y'ibanze y'ibyanditswe byera. Turaza gusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku 17. Hari amagambo meza avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyi ni inshingano ya mbere, ni ukukwigisha, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Ijambo ry'Imana iyo tuyiga nibwo tubibona ko ubwacu dutunganye, tubona ko ubwacu turi abanyabyaha, bityo bigatutera no kwihana, no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Ijambo ry'Imana riradutunganya. Yohana 14 nk'ubwise umuntu akunze kwigaragara ko aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ry'ukuri. Ijambo ry'Imana riratweza no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana riraduhana, usanga ari kugira ngo ntugakore iki ngiki. Niyo mpamvu kuryireberamo nkuko muze kwishimanya icyigisho ari ibintu by'ingenzi cyane, no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Impamvu yabyo byose turebye haruguru ni iyi, ngo ni ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Iyi niyo nshingano y'ibanze y'ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo rero umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, kugira ngo akore imirimo myiza yose. Iri ni iharika rikomeye cyane ry'ijambo ry'Imana. Gusa ni ko njye ntabwo tuba twiga ijambo ry'Imana. Inshingano y'ibanze, iki cy'ingenzi tuba dushakamo, ngo kugira ngo twigishwe, dutunganwe, duhanirwe gukiranuka, kugira ngo tuzabe dushyitse. Imana yaduhamagaye urugero rukomeye tugiye kureba. Iharika rikomeye cyane tuvuga mu byanditswe byera ari mu Bafilipi ibice 2 ku murongo wa 5. Hari amagambo avuga ngo mugire wa mutima bari muri Kristo Yesu. Wakibaza si ibintu bihuriye hehe n'ibyo turi kwiga? Rebeye mu byanditswe. Ubazwe ngo tumugire wa mutima bari muri Kristo Yesu, kandi umutima bari muri Kristo Yesu wari umutima w'ibyanditswe byera. Muri Yesu afite imyaka 12, igihe ababyeyi bajyanaga nawe gusenga i Yerusalemu, yagiye impaka n'abantu bakuru, ajya impaka n'abantu bose basanzwe ari abatambyi, basanzwe bazi ibintu by'idini cyane, ariko asanga barusha ibyanditswe byera, batangazwa n'ubwenge bwe, kandi nk'uko tubizi Yesu yagiraga cyangwa se yakuze ashimwa n'Imana n'abantu. Ubwo rero hano batubwiye ngo mugire wa mutima muri Kristo Yesu. Imana twifuriza ko twagira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima rero ntuzatubashisha kunesha. Soza ushobora gutekereza cyane kuvuga ati ese kuko ibyanditswe byera bimvuna, ese ko bintera ubunebwe? Ariko hari isomo ryiza riri mu Bafilipi n'ubundi ibice Bafilipi igice cya 4 ku murongo wa 13. Amagambo meza ahari atubwira ngo nshobozwa byose na Kristo w'imbaraga. Niringire, mwizere, Kristo nzajya imbaraga zo kwiga ibyanditswe byera. Ushobora kumva kubwari uruhande bikugoye, ushobora kubona bigutera ubunebwe, ariko nkuko Pawulo yanditse ayandikira Filipi akavuga ngo nshobozwa byose na Kristo w'imbaraga, reka Kristo agushoboze kwiga ibyanditswe byera. Reka agushoboze cyane kugira ubasha
kujya mu byanditswe byera kandi hamwe no gusenga no kwisha bugufi ukabasha gukuramo inama nyinshi zirimo zizakubasha kugenda neza muri urugendo rwawe. Tuza kubona neza yuko uko umunyazaburi yavuze muri Zaburi 119:105 avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Sobanuye ko umuntu udafite itabaza kandi agenda iyo bigeze nijoro ntabwo abasha kubona. Ubwo rero ushaka kubona mu rugendo rwawe ugenda nta kibazo, ariko umunsi uzaba bwije, kuko Yesu yavuze ngo ugende mu mucyo mu gihe ufite umucyo. Umunsi uzaba bwije rwose nta tabazo ufite ijambo ry'Imana, urugendo ruzakubera urugendo rukomeye cyane. Reka rero Imana iduhe imyumvire myiza, reka Imana idufashe kujya twibera mu byanditswe kugira ngo tubashe kuba nk'abantu b'i Beroya barebaga mu byanditswe kugira ngo babashe kureba neza niba ibyo babwiwe ari iby'ukuri koko. Reka rero Imana tuyisabe cyane kugira ngo idufashe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Imana ikomeye kandi ihambaye, turakunezerewe ko ushoboye byose, cyubahiro n'ikibi cyawe ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Niyo mpamvu akanya kari batuganyije ko twigana amagambo yawe tubararikiye kurebera mu byanditswe, izina ryawe nirishimwe. Ibyanditswe byera byose ukabona ko byahumetswe nawe kandi biri mu kudutunganya. Reka Mwami Imana ubwo twakomeza kugira uzakomeje kudutunganya kandi uri imitima yumvira iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.